umuririmbyi uririmba ukibaza tuzajya mu ijuru kureba bari tuzajya uyu muntu arimo arajyayo arimo aravayo tuzajya kureba n'akahita abona bosi wamwambuye arinjiye. Urukundo ruhari n'urwo mu nzego, umuyaya ku muyaya, motari ku mumotari, umuyede ku mufundi, umuzunguzayi ku musunguzayi, lisansiye kuri lisansi. Ndabyemera ubuzima tubayemo n'ubwo kuzuzanya. Umuyede ashakundana n'umufundi nyine ngo amuherine zikiraka, umumotari ku mumotari azamurobesha, umuyaya ku muyaya bafatanye kumva KFCFM ni KFCFM harya Thomas. Abantu baba muri bya bipangu, nanjye mperukayo vuba, ugasanga inzu ni nk'eshanu mu gipangu kimwe, ugasanga inzu imwe hano kandi aho utuye. Iyo tugusuye ntabwo twiga twubaza icyiciro urimo muri icyo gipangu, kuko niba utuye muyo mu gikari nyuma y'izindi tuhita tumenya icyiciro cyawe nyine ari muri. Amen. Ubu hari n'abantu Imana izaha ama etaje ama esikariye bari bayamenyereye. Hari igihe utura muri quartier ya Danze n'umuntu ukajya umanuka mesikariye kugira ngo uzagereye mbese Imana izajya kubaha ama etaje. Mutere haleluya, muracyaziharaye. Tubyina ati mubyine mwaje mwari. Neza ukibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana uraza kunsirikana ngo bigende. Neno kubaririmbye haleluya, abaririmbye haleluya haleluya, kuba nabakunze. Hari korali duheruka gukufurira igikondo sinzona ibonye hano, Imana ibaho umugisha Musamariya mwiza. Urumva ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yerekana 30 yose, ni itegeko. Neno hari umuririmbyi ariko ntago ari abahano nabo muri Cameroon, hari umuririmbyi uririmba ukibaza tuzajya mu ijuru kureba bari tuzajya. Uyu muntu arimo arajyayo arimo aravayo tuzajya kureba n'akahita abona bosi wamwambuye arinjiye, akahita hanze kumurihira amashuri. Oya ariko ntago ari abahano nabo muri Argentine. Uri kubyumva neza, ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yishimye ase n'ibyo aririmba. Takaza amahoro Imana igabura, ririmba nk'uwariye kandi waburaye. Niba uri kuririmba ko Imana itanga ibisubizo, ririmba nk'uwashubijwe kandi ugitagangaye. Mana ishimwe. Ijambo ry'Imana tubwirane za zaburi n'ibihimbano by'umwuka, dukomezanye muri uru rugendo. Haleluya haleluya haleluya. Urundi rubuto ntasiga soza ni urubuto rwitwa urukundo. Abakristo turasabwa gukundana, turasabwa. Hari umuntu hari icyaha ntemera barimo batura wenda muri veye, ukumva umuntu aravuze ngo Imana imbabarira urukundo ruke, kiriya cyaha ntago nyemera. Ntago ufite inusu se tugusengera ugira ikiro n'inusu, tukubwirira Imana ikongera ikiro. Urukundo ruke oya ntago nyemera, ahubwo urukundo ruriho kandi rwinshi. Ikibazo urukundo ruhari n'urwo mu nzego, umuyaya ku muyaya, motari ku mumotari, umuyede ku mufundi, umuzunguzayi ku musunguzayi, lisansiye kuri lisansi. Ariko siko bikwiriye ku bana b'Imana. Ndabyemera akazi ukora hari protokoli kugomba,
abo kubaha tugire gute tububahe. Ariko nyemerera nshuti, nutugera hano ku rusengero, tera intambwe usuhuze wa muyaya. Ubwo uzagashya wa muyaya aho yarapfukamye nijoro, Imana yamwongoreye ngo nzaguhuza. Ndakubwiye ngo nijoro nibaza gushyiramo igize arasirimba agiye buka ko bosi yamuhora ugati. Nkurikira icyo nshaka kuvuga. Ujya kubona ukabona mama Rudomoro yarwaza umwana, akarinda ava mu bitaro kuri centre de santé, cyangwa se akarwara mu rugo akikiza. Ariko dufite n'abajyanama b'ubuzima, akamukubita kwa ritema agakira, yazaza akaza tumubaza ati mama Rudomo wabagahe? Ariko mama Gisubizo, mama nde Gisubizo yarwaza umwana hari kwanuza. Narigiye kuhavuga kwanuza, hari ibitaro biso kwanuza. Urimo urabyumva neza? Ugasanga groupe z'amasengesho zirasimburana kujya kumusengera. Brotomanje y'umuhondo n'iy'umukara, jiyu y'icyatsi n'iy'ubururu. Ariko mama Rudomoro wakaza tumubaza ngo wabagaye. Ariko ntago araba hano, nabo muri Ethiopia. Imana idushoboze tugira urukundo rutarobanura. Ndabyemera ubuzima tubayemo nubwo kuzuzanya. Umuyede ashakundana n'umufundi nyine ngamuheri zikiraka. Umumotari ku mumotari azamurobesha. Umuyaya ku muyaya bafatanye kumva KFCFM. Ni KFCFM harya Thomas. Ariko bitugera ku rukundo rw'abana, dukundana urukundo rutarobanura ku butoni. Nikiriza amena. Haleluya. Munyamara mvuga urundi rubuto, kandi izi mbuto zose zifite imijugujugu yazo. Kugira ngo urukundo rw'urukundo, urubuto rw'urukundo rwere, ni uguhura n'umujugujugu. N'umujugujugu ugusaba gukunda n'umwanzi wawe. Ntago ari umujugujugu. Oya twumvika. Ntago ari umujugujugu. Reka mitanduza n'urukundo rwitwa kubabarira. Urukundo rwitwa urubuto rwitwa kubabarira. Undi kubabarira kubivuga biroroha, kubyigisha biroroha, kubihimbamo indirimbo biroroha, ariko kubishyira mu bikorwa kubabarira harimo ijambo yitwa kubabara. Hababarira uwagize gute? Uwababarira. Nero ku mwana w'Imana umva ahantu umujugujugu uri, ugomba gutera intambwe yo kubabarira utagusabye imbabazi. Kandi mbibutse neza iteka ryose, umva mugenzi ujya mu ijuru we, uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo uruhare. Kuko iyo uhawe imbabazi utagizemo uruhare, iteka ryose uhora wumva ko utababariwe. Tangira ibice 50. Yosefu yababariye bene se imyaka yose batuye i Gosheni, ntibigeze bizera imbabazi muvandimwe wabo yabahaye, kuko yabahaye imbabazi batagizemo uruhare. Wibuka inshuro zose yabagerageje kugira ngo barebe ko bamusabye, banamumenye arabababarira, ntibabigiramo uruhare. Arinda aho batuma hose batura i Gosheni. Mu myaka yose babaye i Gosheni, bumvaga ko bahabaye atari kubw'imbabazi, bahabaye ku bwa se wabo Yakobo. Ngigihe Yakobo yapfaga, nibwo bahagurutse bajya gusaba imbabazi. Uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo iki. Nawe usabwa kubabarira, urasabwa gutera intambwe, ugahura n'umujugujugu, ugahura n'intosho yitwa kubabarira utagusabye iki. Kandi kubabarira si amagambo. Niba ubabariye uwakwiciye uba ukumuzi. Kubabarira bijyana n'ibimenyetso. Uwakwiciye, harimo abantu bazi kubwica. Niyizi siko babwishe n'ubwanjye we. Yewe ariko Imana ishimwe, nabonye unyemera, munshimire yera, nabonye siko bambenze, barambenze disi, kandi nta upfata mwanya. Kanihanaguze numva uko bimera.
ukuntu kavamo rero biraryoshye, urakuramo kamwe watumaramo ukurura kabisa. Byose ni inyungu z'agakiza tu. Kera uzi ukuntu twihanaguraga se? Ngira udusume ngiye kwigisha baratuma, ariko kuko aribwo nkivayo sinjya nibuka kukagendana. No mu modoka hari akamera ko mbona umuntu agafashe na mikrofone mba mbona ari byiza, ariko ndabyiwe ngiye nibwo nkivayo. Murumva no kuvuga nyine ndacyavuga mfatiraho nibunga, sindamenya kuvuga nk'abashumba ati haleluya. Nibwo nkivayo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Imana idushoboze kubabarira, kandi niba tunababariye dukora ibimenyetso by'uko twababariye. Umuntu nakwicira ubukwe nibaguhe nubona umusheri umutumira atari ukugira ngo umucyurire cyangwa ubimwereke, ahubwo umushyire no kuri table d'honneur. Umutaragusuye warabyaye kandi yaragombaga kuba uwa mbere, weho nabyara umusure umubabarire umwogereze umwana unamugurire pampa. Nibwo nanjye ntangiye kuzigura ku mwana wa gatatu wa kane pampa. Neno madamu muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe. Madamu aherutse kumbwira ati sheri uzane ranjeti. Sinari nzi ranjeti rero icyari cyo, ngira ngo ni ibindi biryo kuko yari yatangiye kurya. Anumye arahinduye, avuye kuri serelake ageze kuri ranjeti. Ranjeti ntabwo nari nzi cyane, ariko mwumva ko byanze bikunze nta handi ndi buyigurire ari muri alimentation. Mba ninjiye muri alimentation navuga ati rero ntukajye wiyemera. Haba harimo abantu burya bambaye udupira tw'alimentation, ujye ubabwira icyo ushaka bakurangira aho kiri. Baravuga ati kandi ugaho ninjiye pasiteri nzabuke, ngo nanjye ndanihagarara nyine ati ranjeti arasi. Rero mbona kuna giteruye, mbona kiraremereye. Baranadutwaza rero, hariya ahantu baradutwaza, ntabwo ari hahandi ugura utibika. Kugira ngo nkubwire ko ingendo ugenda yerekana icyiciro urimo. Ibintu uvuze ingendo ugenda yerekana icyiciro. Ingendo ugenda yerekana. Ntumukoreho, ariko umuntu ukwegereye mureba tugenda utewe ugenda. Ingendo ugenda yerekana icyiciro igize gute. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta shuri ribaho ryigisha abakiri uko bagenda, nta ribaho. Iyo bije uhita umenya ko bagenda. Ikindi cyantangaje, iyo uri umukene bakwita karori. Amafaranga yaza nawe ubisabye baribwiriza bakarishyira mu Cyongereza boss Charles. Ndabasengeye uretse yeri zadushoboza muri iki gitaramo kugira ngo tubashe kwera imbuto. Wiza kudusirikana imibabaro yawe yemeye kwijyamo. Tubyina ati mubyine mwaje mwari. Ukibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana. Uraza
baza kunsirikana urugendo noneho ku baririmbyi nabo muri Kameruni hari yawo. Reka dusome abafite birimeze nk'yanjye ni ku rupapuro rw'111 mu isezerano rishya. Yohana 15:8 haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana idufashe cyane, amen. Reka nongere nsubiremo, haranditse ngo ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Imana idufashe cyane, amen. Twongeye tuvuga amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenyana. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana n'abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basa na se. Abana banjye turasa kandi mbishimiye umwami, kuko mu bintu bimwe Imana yankoreye binezeza nuko mu muryango. Haleluya, haleluya. Hari impamvu ndumva nishimye cyane, turanezerewe kubana namwe. Ndi umupasiteri nkora mu itorero rya ADEPR, mbarizwa muri paruwasi ya Muhima ku itorero rya Kamuhoza, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Dushimiye Imana kuba hano mu Giporoso tuhavuga ubutumwa, kuko twahabaye turi mu bindi, tuhatarasa, twarakubiswe, isi yaratubabaje, yaradukaranze, ariko Mana ndagushimye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aha muri korodoro habereye udutendo, hepfo hakajeke, ukahita wambuka Niboyi, Giporoso, ukahita ucirika mu Gashiha, mu Myembe, ukata Migina, mbese ariko aho maze narazahajwe n'amateka n'ibyaha, ubu ndimo ndahagera mvuga Kristo. Nyuma y'iyo mikakaro n'iyo mibabaro, inote ziradushirana mwana, zaje gushira. None nisanga ndi imbobo y'imihanda. Kristo yamfatiye Nyabugogo, ndi mayibobo, ariho ngangika kwa Braza Kundagara. Twari tuzi ko amafaranga azahoraho, 9,7,9,8 tuyapfusha ubusa. Twari abapeti, nta babyeyi ngo batugire inama, n'ibikomere by'amateka. Ibyo byose bituma twisanga mu buzima tutari dukwiriye kubamo. Naje gukanguka ndi mayibobo, yibera imihanda, igangika imihanda, ariko kuko Kristo ari urukundo, asanga ku mihanda, ampagakiza. Amaze kumpagakiza abona ntibihagije, ampamagarira umurimo mwiza wo kumwamamaza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndumva ari ibyo ngibyo, nta izina ry'ubuzahari ryavuye. Ubundi ni ijambo ryanditse muri Samweli, ngashinga ibuye ryite Benezeri, ngo bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo n'ubu. Hazahuka rero uwari warazahaye, kandi kuzahara kurimo uburyo butatu. Hari ukuzahazwa n'amateka, hari ukuzahazwa n'igihe, hari ukuzahazwa n'ibyaha. Shimiye Kristo wanzahuye mu mateka, akankura mu kuzahazwa n'igihe, akankura mu kuzahazwa n'ibyaha. Ubu nkaba ndi icyaremwe gishya. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kandi icyo nshimiriye umwami, icyo nshimiriye umwami, waba warize waba utarize, waba urya ifiriti n'amakaroni, undi akubita capati n'ibishyimbo, waba urya impungure, undi akubita voka n'ikijumba, twese dusangiye izina rimwe, twitwa kuba Kristo w'umwami n'umukiza. Ndabimushimiye ko yanzanye mu muryango w'abana b'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amateka rero ni menshi, ubuhamya ni bwinshi. Ubw'Imana itwemereye ko tugera aha, buriya tuzongera tugaruke, tujye tugenda dukubitaho. Mbese ubuhamya busigaye ari ama episode, kubona aho umuntu ahera ni danje mbese. Ariko reka twiganire ku ijambo ry'Imana. Uyu mwaka Imana yankinguriye imiryango yo kugera mu yandi matorero mvuga ubutumwa. Rero ninaha ndahageze, mperuka ku cyicaro cyanyu Kibagabaga, mperuka
Cyangugu kuri diyoseze ya Cyangugu, none n'inaha ndahageze we, ariko uziko byemera. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Turishimye. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana dukoresheje igihe dufite. Dusomye ijambo ry'Imana dusanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo w'8. Tuhasanga amagambo yavuzwe na Yesu ubwe ku giti cye, aravuga ngo ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi, mukaba bigishwa banjye, mukaba bigishwa banjye. Ubundi ninjiye mu mateka y'umwanditsi, ndagira ngo ngwibutse kwereye ku gice cya 12 cy'ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kugera kuri 21 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye yanyu. Reka subiremo iki gitabo cyiswe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana kuva ku gice cya 11 kugeza kuri 12 kugeza kuri 24 ni amagambo Yesu yavuze mu minsi ye ya nyuma. Kandi agira ngo mbibutse mu buzima busanzwe muri sosiyete, mu miryango tubarizwamo, iyo umusaza yashaje cyangwa mvugo z'iki gihe yarangije urugendo yapfuye, usanga abantu baje kwitabaro babaza ngo mbese ninde wari uri kumwe na muzehe ashiramo umwuka. Ukagira ngo baragira ngo bamubwire ngo pole, ukagira ngo ihangane muzehe yarangije urugendo muri kumwe. Naho baragira ngo bamubaze ngo ijambo yavuze rya nyuma ni irihe, byumvikane ko ijambo rya nyuma mu by'umukuru mu muryango cyangwa umusaza riba rifite agaciro. Haleluya, haleluya. Natwe rero muzehe wacu ari we Jesus yagiye avuze. Yesu ashimwe cyane. Umukuru mu muryango yagiye agize gute avuze. Muyo yavuze rero harimo n'iri rivuga ngo ibyaba byiza nuko mwakwera imbuto, ibyo nibyo byubahisha Data, mukaba bigishwa banjye nyakuri. Ni igitaramo cyateguwe n'abaririmbyi. Iyi minsi yose turi imbere y'Imana dutarama. Abaririmbyi Imana ibaho umugisha mwinshi, ndetse n'itora abashumba baduhaye umwanya ngo tuze gutarama. Ubundi tugiriwe ubuntu nuko uyu mubumba ari danje twirirwa tuwukata waducanze, ariko ubundi tugiriwe ubuntu twajya duhera ku wa mbere iminsi 30 igashira, tugatangira izindi 30 turi imbere, niyo yaba isaha imwe ariko tukahagera. Abantu bavukiye mu cyaro, tureba abantu bavukiye mu cyaro batavuye, uzi ko ari benshi. Abantu bavukiye mu cyaro, reka mbibutse mwacanye, abantu bebe bacanye barimo bahushe mu ziko ngo reka mbibutse wafataga urukwi rumwe rutumye ukarushyira hagati y'izumye, rukaka rufinina, ariko amaherezo rukagira gute? Rukaka. Meri wacu yabyibutse. Natwe twirirwa kuri iyi si yadukaranze, ntaduseho. Abo bosi yakujeho, abo Sofia zafotoye, abaraburije, abo byacanze, abahombeye aho abandi bungukiye. Mbese uyu mubumbu uba wadukaranze tukagera bugufi bwayo ahangaha. Nubwo waje wumva nta gatege haba mu mwuka no mu mubiri, ariko iyo wahageze ukubitana na batatu bafashwe tukawagize gute? Wafashwe. Niyo mpamvu wandikiye Abaheburayo yavuze ngo uko iyo minsi mibi irushaho kubasatira, aba ariko muzakumbura guterana. Baririmbyi Imana ibaha umugisha, mwaduteguriye iminsi yo gutindana n'Imana. Amen. Ageze ku murongo wa mbere nari ndimo nkusoma, sanga yavuze neza. Yaravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawuhingira. Munyemere se mvuga aka kajambo gato kavuga guhingira. Ubundi umuntu ahingira icyo yamaze gutera. Bivuga ngo ujya muri pipinyeri ukagemura urugemwe, ukarujyana mu murima ukarutera. Urwo rugemwe wamaze gutera nibwo ukurikizaho umurimo witwa guhingira. Muri uko guhingira hari ugusura icyo giti nyuma y'ukwezi kumwe ukabona ko gikeneye ifumbire mvaruganda,
ukagenda ukayigura ukaza ukayishyiraho, ukaba wagaruka ugasanga ko gikeneye umuti, hari udusimba cyangwa udukoko turi kuza tukangiza icyo giti wateye, ukaba wagenda ukagura umuti, ukagura n'ipompe, ukaza ukajya utera kuri icyo giti, kuri ayo mababi. Hari n'igihe ugaruka kugisura ugasanga kigeze aho kigomba kubagarirwa, ukaba waza ukakibagara. Hari n'igihe ugisura ugasanga abana bari gukina ibya papa na mama, bari kugicaho amababi ngo ni amafaranga. Aya mafaranga nayo ni danje, n'abana barayazi we, kugera mu rwego baca amababi bakayita amafaranga, kandi barimo barangiza icyo giti. Reka mbibutse babandi bavukiye mu cyaro, igihe mwavomeshaga indobo cyangwa ibibindi cyangwa amasafuriya, mwacaga amababi yo kuvika mu ndobo kugira ngo amazi atagira gute, adacubangana. Ibyo byose muri gukora, muri kwangiza cya giti cyatewe na wa mugabo. Akaba yatanga amafaranga agaca imbariro, bakaza bakubaka kuri cya giti kugira ngo kidakomeza kwangizwa. Ntatinze ibyo byose arabikorera igiti yateye muri rya jambo ryitwa guhingira. Icyanejeje ni iki rero? Muri iri jambo rivuga guhingira harimo kuzana ifumbire mvaruganda agashyiramo, hariho kubagara, hariho gutera umuti. Hari n'igihe areba akabona ni igihe cy'izuba, akiyumvisha ko agomba kuvomerera 2 cyangwa 3 ku munsi. Hari n'igihe areba akabona akwiriye kubakaho urugo. Uzi ikintu cyanejeje? Ntabwo igiti kibwira nyiri igiti ngo nkeneye iki, ahubwo nyiri igiti aritegereza akabona iby'igiti gikeneye, yarangiza akabikora kitabimusabye. Abikorera iki? Abikorera kubera ko atagiteye ngo akirebe gusa, ahubwo yagiteye agikeneyeho umusaruro witwa imbuto. Yemwe bene data duteranye kuri uyu mugoroba, twagiriwe amahirwe yo gucika iyi si tukagera imbere yayo muri iki gitaramo cy'aba baririmbyi. Namwe mwabaririmbyi mwe, nanjura ni iki data atadukoreye? Igihe cyo kuvomerera yaravomereye, igihe cyo kubagara yarabagaye, igihe udukoko twari twahagurutse ngo twangize iki giti, kandi data nyiri kugitera agitegerejeho umusaruro yaravomereye. Wambwira ngo yavomereye ryari? Igihe uryama ukarota, igihe uririmba indirimbo ukumva nticika muri wewe, igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva uwo mwahura warimuganiriza. Ariko haleluya! Kandi n'ubu rega yatangatanze, waje wumva ufite indi gahunda, ariko uza wumva wahanyura gusa. Burya data yari arimo abagarira. Ibyo byose abikorera iki? Abikorera kugira ngo twere iki? N'iki data atakoze. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya! Ikiriza haleluya, haleluya! N'iki data atakoze? Munyemerere se muse nk'abamperekeza tujye munsi y'urugo mu rutoki hahandi wibutse aho uvuka, umerekeze tujye muri pipinyeri, tujye muri urugeme rwitwa voka. Rwitwa iki? Voka. Tugende tuyiteye. Mwamerekeje? Turayibagariye, turayivomereye, tuyubatseho rwa ruzitiro kugira ngo kidakomeza kwangizwa. Tuvomereye 3-4 ku munsi, igitondo n'ikigoroba. Voka irakuze, irarabije. Ariko mwamperekeje, imaze kurabya hazaho voka biti bitumbwe. Uretse no kuba ibitumbwe, igihe kiragera zirakomera. Hari aho bavuga ngo zeze cyangwa voka zarakomeye bitewe n'imvugo z'akarere. Neno hari n'ivoka iyo zikiri ibitumbwe ugasanga zifite uruhu rw'icyatsi cyerurutse. Neno bakaba ari uko zigenda zikomera, ikagenda yijima hazaho uduheri. Hari n'indi nayo itangira agapande gato kagenda kaba umutuku, yose ikazagera ikaba umutuku. Nyiri igiti yatambuka akavuga ati ndabona voka zanjye zimaze kwera, akahita abwira umwana uri mu rugo ngo sha
mpereza ka gaharuzo uzane n'umufuka duhubure voka. Sinzi niba gahoro bita gaharuzo mwaba mukazi, kaba kigonze gutya murakibuka, akajya munsi ya cya giti. Ntago zose azihuburira rimwe, areba urweze, areba voka yeze akaba ari yashitura. Umwana agatora agashyira mu mufuka cyangwa mu gitebo. Iyo ari gushitura aba afite morali, aba yishimye. Ariko iyo witegereze hahandi ya voka ivuye, ka gahoro kanyuze, hasigaraho igikomere. Reka mumerekeze mbabwire ikindi giti tujya gutera, tujye ku kigo cy'amashuri na hano kirahari, hahandi hagati tuhatera igiti cy'umwembe. Iyo yera isa umuhondo, tuvuze ifirimbi, rakuna abana bese basa tuvuze ifirimbi ya saa yine basohoke bagiye gukina. Niyo utababwira ngo mujye kurya iriya myembe, mpamya neza ko bose bagira gute, baruhukiranye. Kandi bose ntago bari bwurire igiti cyarimwe ngo bikunde. Hari abaza guteramo imijugujugu, abandi bateremo amarati, abandi bateremo amabuye. Ubonye umwana atereye wa mwembe ari kuwurya ukamuganiriza, yakubwira ngo harakabaho tico watubwiye ngo dusohoka we, amazi aca hano. Ariko igiti cy'umwembe kibaye ari ikivuga, cyakubwira ngo imijugujugu n'izi ntosho z'aba banyeshuri ziravuza ubuhuha. Reka mbibutse ubundi buryo imbuto zihuburwamo. Ushobora gutambuka wagera munsi y'urugo ukabona igiti cy'amapera cyiza, kavuga ati ninurira nyir'igitarambura. Nintera mu mujugujugu uraca mu mashami no mu makoma y'urutoki, yumva aze kureba uri kumuhuburira imbuto. None izi mbuto ndazirya gute? Ukaba wajya munsi y'igiti ukanyeganyeza zigahubuka. Mbere yuko nkomeza rero, twe ntabwo twera voka, nta nubwo twera pome, nta nubwo twera ibinyomoro. Imbuto twera zanditse mu Bagalatiya 5:20. Imbuto z'umwuka ni 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kugwa neza. Ibimeze gutyo byose nta mategeko abihana. Yewe mugenzi ujya mu ijuru we, urasabwa kwera izi mbuto. Urasabwa kuzera. Ndagira guhinduka igiti. Wewe wicaye ahangaha, nanjye wicaye, tugende tugitere mu Giporoso hariya muri gare, tugende tugitere muri banki hahandi kuri tugende tugitere mu kimotari hahandi utwara, tugende tugitere aho ngaho. Yewe mugenzi ujya mu ijuru we, ndagira ngo iki giti tugende tugitere muri cya gipangu kirimo imiryango 5-6 ikondeshwa. Abantu baba muri bya gipangu, nanjye mperukayo vuba, ugasanga inzu ni nk'eshanu mu gipangu kimwe. Mwebwe mu Giporoso mbanza mwese yarabahaye amageto, umva mwana, ugasanga inzu imwe kandi aho utuye. Iyo tugusuye ntabwo twiga twubaza icyiciro urimo muri icyo gipangu, kuko niba utuye muyo mu gikari nyuma y'izindi, tuhita tumenya icyiciro cyawe nyine ari muri yose. Umuryango wa mbere turawurenze, uwa kabiri turawurenze, uwa gatatu tuhita tumenya ko mu batuye muri icyo gipangu icyiciro cyawe urimo icyawe. Kandi ntimukajye mugora abantu ngo babavuze. None se iyo utatetse turabimenya ko mene izo nzu nta bikoni zigira, buri muntu ateka imbere y'umuryango we. Ye ntukirirwe uvuga abantu ngo bakunze.
kandi mbibutse ko hari ibiryo utateka utarishyura inzu. Ubwo se wakugurira amafi wayakaranga? Hari ibiryo utateka ariko nshimiye Iyera we. Amen. Amen. Ubu hari n'abantu Imana izaha ama etaje ama esikariye bari bayamenyereye. Hari igihe utura muri quartier ya danze n'ubundi ukajya umanuka mesikariye kugira ngo uzagereye mbese Imana izajya kubaha ama etaje n'ubundi ama esikariye bari bayamenyereye bituwe naho. Iki giti tugende tugitere rero muri icyo gipangu kirimo imiryango 4 ari wowe uri mukijijwe. Ari wowe uri mukijijwe. Kandi ugomba ntacyo data atakoze. Yaguhaye agakiza mu muryango wawe nta wundi urakabona. Yakuriye abana amashuri byari byaranze. Ndiki data hagira uhagarara avuga ngo ntacyo data atakoze mu gihe cy'amarira yaguhaye amahoro yo mu mutima. Niki data atakoze? Urasabwa kwera. Hari abaniganyije, hari abatera imishugushwi iri muri icyo gipangu n'imishugushwi ivuga. Hari abantu bazi guhubura. Buryo baza guhubura akabuto kitwa kwihangana. Kitwa kugira gute? Kwihangana. Kagukubita umujugujugu w'ishamba. Daroko gasi. Wahagara mu bantu ukajibona ubona urugo. Ubwo warize rero. Wareba diplome yawe iri muri mare, ubwo waradepoje imyaka 8 wajya ujya danse. Ko kubuna rizera umushukushuku uba abantu bagenda bafite ibikomere basekwe n'abana nawe kujya gushimangira ijambo umwuka wera. Imana ishimwe ko twamenye Yesu ugenda twomora ibikomere. Zimbuto zose uko ari 9 ntabwo nazivuga ariko munyemerere mvuge nk'ebyiri cyangwa 3. Urubuto rwa kabiri ni urubuto rwitwa ibyishimo. Njya nibaza kuki Pawulo atarugize nk'urwa 8 akarugira urwa kabiri. Usome Abagalatiya 5:20. Kuki yarugize? Mbese ni itegeko ngo umukristo yishime. Ntabwo tubigusaba, ni itegeko. Byo kuza kudusirikana niba bakwambuye sitwe twakwambuye. Ku buryo na protokole kugira ngo amwereke ko yicara nindava mu nzira wala ntabwo ari njye Sofia wagufoto y'ishurenye uwirukanka kujya he. Biza niba bagudibuye ntabwo ari njye wakudibuye. Ngo narabyaye nta wansuye, ngo komite y'abamama narabyaye ntiyangeraho, hari uwaguteye inda muri twebwe. Ngo nararwaye nta wangezeho, muri twebwe hari uwaguteye. Yagusekuye ni nawe yakoma kandi itaduhishuriye ngo tukugereho. Uzarinda utabara uveyo nuhagarara hano bivuga ati yo burya twaririmbana. Nasomye ijambo rivuga ngo ni njye ukomeretsa kaye ningi nanjye wipfana abantu rero. Ko mwaje mwinjira hano mwigeze mubona hari icyapa kimanitseho ko iki ari ikigo cy'imfubyi cyangwa gifasha abatishoboye. Sitorangirika wiza kudusirikana imibabaro yawe yemeye kuyijyamo niza Kristo bahumbeze bwati muhaguruke tubyine n'ejo bundi narahagurutse. Mutere haleluya muracyazi haraye. Tubyine ati mubyine mwaje mwari.
neza ukibaza ko imbere ya data ko wizanye nkizana uraza kunsirikana ngo bigende. Neno kubaririmbye, haleluya baririmbye, haleluya haleluya, kuba nabakunze. Hari korali duheruka gukuvurira igikondo sinzona ibonye hano, Imana ibaho umugisha Musamariya mwiza. Urumva ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yerekana 30 na yose, ni itegeko. Neno hari umuririmbyi ariko ntago ari abahano nabo muri Cameroon, hari umuririmbyi uririmba ukibaza tuzanja mwijuru kureba bari tuzanja, uyu muntu arimo arajyayo arimo aravayo, tuzanja kureba akahita abona boss wamwambuye arinji, akahita abanza kumurihira amashuri, tuzanja kureba bari oya ariko ntago ari abahano nabo muri Argentine. Uri kubyumva neza, ni itegeko ngo umuririmbyi aririmbe yishimye ase n'ibyo aririmba. Takaza amahoro Imana igabura, ririmba nk'uwariye kandi waburaye. Niba uri kuririmba ko Imana itanga ibisubizo, ririmba nk'uwashubijwe kandi ugitagangaye. Mana ishimwe. Ijambo ry'Imana tubwirane za Zaburi n'ibihimbano by'umwuka, dukomezanye muri uru rugendo. Haleluya haleluya haleluya. Urundi rubuto ntasiga soza ni urubuto rwitwa urukundo. Abakristo turasabwa gukundana, turasabwa. Hari umuntu ari icyaha ntemera barimo batura wenda muri veye, ukumva umuntu aravuze ngo Imana imbabarira urukundo ruke, kiriya cyaha ntabwo nyemera. Ntabwo ufite inusu se, tugusengera ugira ikiro n'inusu, tukubwirira Imana ikongera ikiro, urukundo ruke oya ntabwo nyemera. Ahubwo urukundo ruriho kandi rwinshi. Ikibazo urukundo ruhari n'urwo mu nzego, umuyaya ku muyaya, motari ku mumotari, umuyede ku mufundi, umuzunguzayi ku musunguzayi, lisansiye kuri lisansi. Ariko siko bikwiriye ku bana b'Imana. Ndabyemera akazi ukora hari protokoli kugomba, abo kubaha tugira gute tububahe. Ariko nyemerera nshuti, nutugera hano ku rusengero, tera intambwe usuhuze wa muyaya. Ubwo uzagashya wa muyaya aho yarapfukamye nijoro, Imana yamwongoreye ngo nzaguhuza. Ndakubwiye ngo nijoro nibaza gushyiramo igize arasirimba agiye kuko bosi yamuhora ugati nkurikira icyo nshaka kuvuga. Ujya kubona ukabona mama Rudomoro yarwaza umwana akarinda ava mu bitaro kuri centre de santé, cyangwa se akarwara mu rugo akikiza, ariko dufite n'abajyanama b'ubuzima, akamukubita kwa ritema agakira, yazaza akaza tumubaza ati mama Rudomo wabagahe, ariko mama gisubizo, mama nde gisubizo, yarwaza umwana hari kwanuza. Narigiye kuhavuga kwanuza, hari ibitaro biso kwanuza. Uri murabyumva neza, ugasanga groupe z'amasengesho zirasimburana kujya kumusengera, brotomanje y'umuhondo n'iy'umukara, jiyu y'icyatsi n'iy'ubururu, ariko mama Rudomoro akaza tumubaza ngo wabagaye. Ariko ntago ari aba hano nabo muri Ethiopia. Imana idushoboze tugira urukundo rutarobanura. Nabyemera ubuzima tubayemo nubwo kuzuzanya. Umuyede ashakundana n'umufundi nyine ngamuheri zikiraka, umumotari ku mumotari azamurobesha,
umuyaya ku muyaya bafatanye kumva KFCFM ni KFCFM harya Thomas. Ariko nitugera ku rukundo rw'abana dukundana urukundo rutarobanura ku butoni. Nyikiriza amena. Haleluya. Munyamara mvuga urundi rubuto kandi izi mbuto zose zifite imijugujugu yazo. Kugira ngo urukundo rw'urukundo, urubuto rw'urukundo rwere ni ukuhura n'umujugujugu. Ugusaba gukunda n'umwanzi wawe ntago ari umujugujugu. Oya twumvika, ntago ari umujugujugu. Reka mpita nduhuza n'urukundo rwitwa kubabarira. Urukundo rwitwa urubuto rwitwa kubabarira. Ubundi kubabarira kubivuga biroroha, kubyigisha biroroha, kubihimbamo indirimbo biroroha, ariko kubishyira mu bikorwa kubabarira harimo ijambo yitwa kubabara. Hababarira uwagize gute uwababari. Neno ku mwana w'Imana umva ahantu umujugujugu uri, ugomba gutera intambwe yo kubabarira utagusabye imbabazi. Kandi mbibutsa neza iteka ryose umva mugenzi ujya mu ijuru we uzaharanire guhabwa imbabazi wagizemo uruhare, kuko iyo uhawe imbabazi utagizemo uruhare iteka ryose uhora wumva ko utaba. Tangira ibice 50. Yosefu yababariye bene se imyaka yose batuye i Gosheni, ntibigeze bizera imbabazi mu muvandimwe wabo yabahaye, kuko yabahaye imbabazi batagize mu ruhare. Wibuka inshuro zose yabagerageje kugira ngo barebe ko bamusaba, banamumenye arabababarira ntibabigiramo uruhare. Arinda aho batuma hose batura i Gosheni. Mu myaka yose babaye i Gosheni bumvaga ko bahabaye atari kubw'imbabazi, bahabaye ku bwa se wabo Yakobo. Ngigihe Yakobo yapfaga nibwo bahagurutse bajya gusaba imbabazi. Uzaharanire guhabwa imbabazi wagize n'iki uruhare. Nawe usabwa kubabarira, urasabwa gutera intambwe ugahura n'umujugujugu, ugahura n'intosho yitwa kubabarira utagusabye iki imbabazi. Kandi kubabarira si amagambo. Niba ubabariye uwakwiciye uba ukumuzi. Kubabarira bijyana n'ibimenyetso. Uwakwiciye harimo abantu bazi kubwica ni Yesu siko babwishe n'ubwanjye we. Yewe ariko Imana ishimwe, nabonye unyemera. Mwishimiriye nabonye siko bambenze, barambenze disi kandi nta upfata mwaye. Kanihanaguze numva uko bimera. Kuntu kavamo rero biraryoshye, urakuramo kamera watumaramo ukurura kabisa. Byose ni inyungu z'agakiza tu. Cyari uzi ukuntu twihanaguraga se. Ngiye kwigisha baratuma, ariko kuko aribwo nkivayo sinjya nibuka ko kagendana. No mu modoka ari hari akamirika mbona umuntu agafashe na mikrofone mba mbona ari byiza, ariko ndabyimye ngiye nibwo nkivayo. Murumva no kuvuga nyine ndacyavuga mfatiraho nibunga, sindamenya kuvuga nk'abashumba ati haleluya. Nibwo ngivayo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Imana idushoboze kubabarira, kandi niba tunababariye dukora ibimenyetso by'uko twababariye. Umuntu nakwicira ubukwe nibaguhe nubona umusheri umutumira atari kugira ngo umucyurire cyangwa ubimwereke, ahubwo umushyire no kuri table d'honneur. Umutara gusuye warabyaye kandi aragombaga kuba uwa mbere, weho nabyara umusure umubabarire umwogereze umwana unamugurire pampa.
nibwo nanjye ntangiye kuzigura ku mwana wa gatatu wa kane pampa. Noneho madamu muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe. Madamu aherutse kumbwira ati sheri uzane ranjeti. Sinari nzi ranjeti rero icyo ari cyo, ngira ngo ni ibindi biryo kuko yari yatangiye kurya. Anumye arahinduye avuye kuri serelake ageze kuri ranjeti. Ranjeti ntabwo nari nzi cyane, ariko nkumva ko byanze bikunze nta handi ndi buyigurire ari muri alimentation. Baninjiye muri alimentation navuga ati rero ntukajye wiyemera. Haba harimo abantu burya bambaye udupira tw'alimentation, ujye ubabwira icyo ushaka bakurangira aho kiri. Baravuga ati kandi ugaho ninjiye pasiteri nzabuke, ubwo nanjye ndanihagarara nyine ati ranjeti arasi. Rero mbona kuna giteruye, mbona kiraremereye. Baranadutwaza rero, ari ahantu baradutwaza, ntabwo ari hahandi ugura utibika. Ngira ngo nkubwire ko ingendo ugenda yerekana icyiciro urimo. Ibintu uvuze ingendo ugenda yerekana icyiciro. Ingendo ugenda yerekana, ntumukoreho ariko umuntu ukwegereye mureba tugenda utewe ugenda. Ingendo ugenda yerekana icyiciro igize gute. Kandi reka mbabwire ikintu cyantangaje, nta shuri ribaho ryigisha abakiri uko bagenda, nta ribaho. Iyo bije uhita umenya ko bagenda. Ikindi cyantangaje, iyo uri umukene bakwita karori. Amafaranga yaza ntawe ubisabye, baribwiriza bakarishyira mu cyongereza bosi charisi. Ndabasengeye uretse iyeri zadushoboza muri iki gitaramo kugira ngo tubashe kwera imbuto, iduhe na kashi. Ntabwo mubyumvire, Imana iduhe no ku mafaranga. Ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze, mwarasetse baba hano makara. Ubu wajya uhagarara kuri kashi pawulo aseka umuriro bawugushyirira. Imyenda mwambaye yaguzwe n'iki? Ejo bundi abana nibajya ku ishuri tuzajyana boroderi ziriho iki? Imana yaduhe. Yatumye ngura ranjeti wewe amafaranga. Nero siba baramerekeje, sinjye wabonye ngera mu modoka bakibiterwa nese shori no kimura envelope nkuramo cya kinumva cyarase mwana ngiye kurya ryamabuye ko numva iki kintu kire pfunduye sanga ni twa dupapuro bamuhanaguza turimo amazi. Ya ndavuga ati ranjeti ni ranjeti koko. Ariko munshimire yera, munshimire. Ubuhamya bw'uko nakoze ubukwe nzabuvuga nazanye na madamu. Reka twikomereze. Imana yamaye umudamu arambenze, aranyemera murusha imyaka 13, kandi njye sinigeze mubeshya. Namubwije ukuri ko ntagira data na mama, nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango, ahantu hose nejejwe. Bimwe ngo ujyana ngo umusheri kumwereka ba nyokorumena ntisinafite iyo mujyana kereka bamushyira imbobo, nizo nari nziranye nazo. Bakamubwira ngo aka gasaza kazakumarira iki kukiri muto. Ni ukuri nari nshaje, ntago babeshyaga. Narahuye n'itabi ryarankamuye, njye naracomye, mushumba narirashe, koresha kwirasa ntago wamenye ibyari. Babyita kuroringa, wumva ndi gukuramo imbuto.
ako ni agapapuro bita rica. Kandi umaze gucomita ufata ingendo zawe, icyo bita bawusi. Ese ubwo baba bamaze gucoma ukagenda nka Babiloni, dufata ingendo zawe. None wagendaga nk'indara nk'iniga, asigaye agenda nk'abapasiteri. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka soreze kuri aka kabuto kitwa kubabarira. Urasabwa kubabarira, urasabwa kubabarira. Jenoside irangiye mfite mushiki wa papa wasigaye amaze kumbona yaranezerewe, bati Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo ntabwo umuryango we wawe uzaze, harakisenyeza akabahisha bandatambutse 9/6 arambona aranezerwa n'amarira menshi k'iby'Imana amubwira ishoje. Aranyicaza, yakijijwe mbere ya Jenoside na nyuma ya Jenoside aba umukristo mwiza. Arangije arambwira ngo mwana wanjye, abatwiciye barafunze, bishe soko, abishe barumuna bawe, abishe ba nyogosenge bari hakurya ahangaha hano ku karere hariya muri Kamu mu cyahoze ari Taba. Tujye kubababarira, mujyaneyo tubababarire. Kandi ntabwo tugenda gutya, turabatekera teka imyumbati, ibijumba byo mu cyaro. Abantu bari mu cyaro icyo gihe, mwibuke inzira mu ma 5 zabaga zijya kuri za komine. Murabyibutse utudobo tw'umweru. Nanjye na shangazi tujya ku murongo, turagemura, tugemuriye abatwiciye. Tugeze turabasaba, barabaduha, kuko twe tuje gusoza gahunda za leta z'ubumwe n'ubwiyunge. Barabaduha, turicara, turabaganiriza, turabagaburira ngo barye, tubabwira ngo mwihane, mubabarirwe ibyaha byanyu mwakoze. Bakanga no kubirya, bigasaba ko usuka ku isibuye hose ugakoramo kugira ngo atabona ko washyizemo tangawizi nyinshi. Washyizemo hose ugakora kugira ngo abirye. Uwo ndi gusangira nawe ngo twagiye kubabarira, arimo aratubwira ngo sokuru wawe sha namuciye ibitsi turya inka ze, yamaze iminsi 4 ku gasozi abona gushira mu mwuka. Uwo ndi arimo araduha ubuhamya bw'uko barumuna banjye bapfuye. Yaramufashe, kari gafite imyaka 6, akagakobwa akagahungu kari gafite imyaka Todos yana tofu. Namwati naramufashe mbashyira hariya, tubatera amabuye. Nta nubwo bazuje ngo bakubite ku gikuta cyangwa bakubite ubuhiri, babarunzeho amabuye. Inzoka zicishwa amabuye, nizikura muzice zitazabari. Ngo gashikikanye k'imyaka 6, ngo gashiramo umwuka. Uwo ndi kubibwira ati uri kubimbwira ati turasangira. Ngashiramo umwuka akavuga ngo nimutubabarire mwitwica, ntabwo turi inzoka, nidukura ntituzabarya. Ashiramo umwuka. Ndasabwa kumubabarira, nta mushukushuku urimo. Ndasabwa kumubabarira, ntasabye imbabazi. None uwo muntu aragukandagira, ariko nta byiza agiye, agukandagiye ku arangiza ngo mu ijuru tuzicara hamwe. Urabona wakwicara hamwe na Stefano? Urabona wakwicara hamwe na Yesaya bakereye mu giti? Urabona wakwicara hamwe, umva muko, urabona wakwicara hamwe na Esther wageze ibwami ntakura amenyo? None we nitumukuta umukwe
kuramenya itumukwe buragenda uyarandamuza muri ko mbabazi kurandamuza naza kukwishyuza azakoresha iki? Dusenge Imana. Haleluya. Ntacyo data atakoze, turasabwa kwera imbuto, turasabwa kwera imbuto. Nimuguma muri nge, gatanu amagambo yanjye akaguma muri mwe, nibwo muzabasha kwera imbuto nyinshi. Gatandatu, ishami ryose ritera imbuto rirahwanyuzwa, rigahambirwa, rikajugunywa mu muriro. Kandi hari impamvu rihwanyuzwa, nuko rikomeje kubangamira iryera. Ndakwifuriza ko wakwera imbuto. Ririmba, titiza, wera imbuto. Tanga amaturo, ubaka isengero, terana ariko wera imbuto. Umva muvandimwe mu Kristo mwene data, twabanye muri iki gitaramo, Imana irashaka ko twera imbuto, nibwo tuzaba turi abigishwa nyakuri baririmbyi, twera imbuto. Pawulo aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Niwe uzadushoboza kwera imbuto mu izina rya Yesu, amen. Subu turamubwira dushoboze kuzera twicaye cyangwa duhagurutse? Yo, Imana ibamera umugisha. Mushumba wacu, mwatera intambwe mukigira hino mukadusengera, mukatubwira Imana ikadushoboza kwera imbuto, kuko imijugujugu n'intosho bimeze nabi. Amen. Reka dufatanye dusenge. Abatasaraye ubwo ngubwo nuko batasetse. Nakoze cyane Theogene, ariko ibyo tubwiye kandi nibyo. Reka buri muntu wese yisengere, ariko twisengere wibajije iki kibazo. Nimwitegereza muri Bibiliya iteka ryose Imana, burya Imana nayo ijya yitotomba, kitotomba ikavuga ngo nateye uruzabibu, ngo ndaruzitira ndarwuhira, ngo nari ntegereje ko ruzera imbuto, rukera imizabibu, ngo rugiye kwera rwera indibu. Ariko nimumbwire koko ngo niki ntakoreye uruzabibu rwanjye? Wera mbuto ki? Wera mbuto ki? Ibyo watwigishije ngo Yesu ni umuzabibu, twebwe turi amashami yatewemo, ndetse bamwe twaje turi amashami avuye hanze y'iminzenze. Niko Pawulo yanditse, hari abantu baje ari amashami y'iminzenze ariko barakomeza bera iminzenze. Umuntu yaca ku giti akavuga rero iri shami ko riteye mu muzabibu, ko ndiba ririmo kwera imbuto z'iminzenze zo mu gasozi. Wera mbuto ki? Wera mbuto ki mu rugo? Wera mbuto ki mu kazi? Wera mbuto ki muri korari? Izi mbuto zawe kugira ngo uyu mugoroba buri muntu wese agende yabitekerejeho, avuge ngo ariko ndimo ndera izihe mbuto. Kandi nababwira yavuze ikintu, noneho ko buriya iyo utagiye kwera imbuto bagutera imijugujugu. Maze iminsi mbwira abantu, ngira ngo ngiye kurwara icyo bita compassion fatigue. Abayirwaye uwo munsi namwe mwongere mu bitekerezo, kuko imijugujugu yabaye myinshi. Hari abantu batangaje cyane, ndaga gutelefona, halo, ko nakohereje akanimero kutarohereza amafaranga, muba mu mwenda. Hacaho umwanya akaguhamagara ukamwitaba, ariko ubwo se iyi Imana ikureba ibona Theogene yavuze nawe imijugujugu, hari imijugujugu, amabuye binyeganyeza. Wenda muri ino minsi urimo uranyeganyezwa cyangwa barimo baragutera imijugujugu, ariko burya bagutera imijugujugu ko hari imbuto bakubonaho. Niba gutera imijugujugu ujye ukomeza wera imbuto. Wari umaze kurambirwa kubera impamvu imwe cyangwa iyindi, kiriya kintu yavuze cyo kubabarira muri ino minsi kugira ngo kiri mu byo tugomba gusengera. Wihanganisha abantu kabuti rwose icyo kintu, cyane cyane abafite ingo zimeze nabi. Ingo zimeze nabi, nk'iri wabyihanganira ukageza ryari?
kugeza igihe Yesu azagarukira. Oya, bimaze kurenga. Ntabwo bishobora kurenga utaragera ku musaraba, ko ntawe barababa. Rero iyi nyigisho irakomeye cyane, ariko buri muntu wese nibaza imbuto yera. Kandi niba wumva wera indibu ni imbuto. Buriya bajya basoma Bibiliya ukabona ngo nizeraga ko bazera inzabibu nziza, zera indibu. Hari igihe twebwe twabaye ahantu twezaga amacunga, twahingaga amacunga aho navukiye, nubwo hari mu cyaro ariko twagiraga amacunga. Hari igihe wanaga icunga ukabona rimeze neza kabisa, ukabona ryarize, warica ugasanga n'umuhondo, ariko warifata ukumva rirakomeye ntirikandika. Ayo niyo bita indibu. Usanga umuntu arakomeyemo imbere, inyuma agaragara nk'uweze ariko ntakandika. Reka dusenge Imana. Ariko buri muntu wese, kuko twese twahagurutse si babwire ngo nimwicare, ariko wumvise ashaka kubwira Imana ngo Mana muzamuriye amaboko umfashe nera imbuto zikwiriye abihane. Kuko Yohana Umubatiza yabwiye abantu ati mwera imbuto zikwiriye abihane. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, uyu mugoroba buravuze udufashe kumvira. Ntabwo byoroshye kwera imbuto abantu barimo kugutera imijugujugu, ntabwo byoroshye kwera imbuto abantu barimo kugutera amabuye, ntabwo byoroshye kwera imbuto ubuzima burimo kugukamura abandi bakabona yuko ibintu bimeze neza, ntabwo byoroshye kwerera imbuto abantu bakwanga, ntabwo byoroshye kwerera imbuto abantu baguhemukira, ntabwo byoroshye kwera imbuto igihe umufuka urimo ubusa. Turasenga ngo abantu bose bari hano, buri muntu wese umwegere umuganirize, kandi ibyo tumaze kumva bihinduke ubuzima bwacu. Iyi minsi baravuga ngo urukundo rwa benshi rwarakonje, ariko ntabwo rugomba gukonja no mu itorero ryawe. Urambura ikiganza cyawe uvomerere imitima yacu, imbuto z'umwuka zongere zizamuke, imbuto z'umwuka zongere zibe nyinshi, imbaraga zawe zikorere muri twebwe. Wumve gusenga tugusengure, ibiganza bigazamutse imbere yawe, nawe uramburira ikiganza kuduha umugisha no kudukomeza mu nzira yawe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.